turabasuje cyane kandi tubifurije amahoro y'Imana. Mwe mwese mwahisemo gukurikira amakuru ya Igika TV Rwanda. Nge nitwa The Fresh. Uyu ni wa mwanya tuba twagarutse ngo tubagezeho inkuru zidasanzwe ziba zabereye mu duce dutandukanye tw'isi. Mu nkuru zacu zidasanzwe turaza kubabwira ko padiri akurikiranyweho kwivugana inshuti ye magara bapfa umugore. Umugabo yishe mugenzi we amuziza ko yamukuye mu itsinda rya WhatsApp. Umugabo yatawe muri yombi azira gushinga sitasiyo ya polisi ku giti cye. Uyu mwarimu yafunzwe iminsi irenga 600 azira kwita umuhungu wihinduje igitsina akigira umukobwa. Izi nkuru reka tugaruke tubabwira uko byagenze ndetse n'ibihugu byabereyemo. Kanda subscribe dukomeze kubana. Mu gihugu cya Uganda, umupadiri akurikiranyweho kwica inshuti ye magara yakoraga mu kigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro URA, amuziza umugore no kutamenya kubika ibanga. Ibi byatumye benshi banenga uyu mupadiri bavuga ko ibyo yakoze ari ubunyamaswa ndetse ko bidakwiye. Ni muri urwo rwego abenshi bamusabira ibihano bikakaye. Inkuru dukesha ikinyamakuru Daily Monitor ivuga ko ibiro by'umuyobozi ushinzwe ubushinjacyaha DPP byatanze ibimenyetso simusiga mu rukiko rw'ibanze rwa Entebbe. Ibi bimenyetso bikaba byarashinjaga uyu mupadiri kwica umuntu bunyamaswa. Bivuga ko yishe mugenzi we amuhoye umugore. Ni mu gihe izina ry'uyu mugore ritatangajwe. Umushinjacyaha Janet Kitimbo yerekanye ibirego bishinja Padiri Dominique Aringa ku ya 11 Mutarama 2025. Ashushanya ishusho iteye ubwoba yo guhemukirana, ubugambanyi, umujinya ndetse n'ingaruka byateye. Uyu Padiri Aringa arashinjwa kwica inshuti ye magara ku bushake. Iyo nshuti ye ikaba yitwaga John Bosco Ngoroka, akaba ari umukozi mu kigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu gihugu cya Uganda URA. Bivuga ko yamuhoye kugirana umubano wihariye n'umugore wakundanaga n'uyu mupadiri mu buryo bwa rwihishwa. Icyatumye ibintu biba bibi cyane, padiri yashinjaga Ngoroka kumugambanira no kumena ibanga bari bafitanye, maze agashyira ahagaragara amakuru y'uko yarasigaye agirana umubano wihariye n'uwo mugore ndetse ko banakundana, ngo byaje gutuma yirukanwa mu nshingano. Hakurikijwe ibimenyetso by'ubushinjacyaha, mu ijoro ubu bwicanyi bwabereyemo, Padiri Aringa yaratwaye Ngoroka mu modoka ye yamubeshye ko ashaka ko biyunga. Amashusho yagaragajwe na CCTV camera yafashwe muri iryo joro aragaragaza aba bombi bari mu modoka berekeza ku muhanda wa Kampala Entebbe. Ubushinjacyaha buvuga ko aho gukurikiza inzira y'amahoro mu gukemura icyo kibazo, padiri we yari yamaze gufata umwanzuro wo kwivugana inshuti ye. Mbere y'iryo joro, Padiri Aringa yari yagaragaye agura icyuma muri Port Bell Supermarket iherereye i Kireka. Ubushinjacyaha buvuga ko bigaragara ko yari yiteguye ndetse akagura n'igikoresho kibuze kuza kumufasha gukora ayo mahano. Ahagana saa 12 z'umugoroba, ubwo umupadiri yari kumwe na Ngoroka mu muhanda bonyine, nibwo yatangiye kumushinja kumena amabanga ye ku buyobozi bwa kiliziya, bigatuma yirukanwa. Anamushinja kugirana umubano wihariye n'umukobwa bakundanaga. Ikiganiro cyajemo impaka nyinshi. Mu burakari bwinshi, padiri atera Ngoroka icyuma mu ijosi. Ngoroka wari wamaze gukomereka cyane anava amaraso menshi. Yagerageje gusohoka mu modoka ngo akize amagara ye. Yagerageje kwiruka ariko nta mbaraga yari afite. Nyuma haje gucaho umumotari witwa Mugisha, maze abonye Ngoroka yakomeretse cyane yiyemeza kumufasha. Ariko agiye kumufasha, Padiri Aringa yaramubujije avuga ko Ngoroka ari umujura. Padiri abonye Mugisha atanyuzwe n'ibyo amubwiye, yahise ahindura ibyo yavugaga, avuga ko Ngoroka ari umuvandimwe we kandi akeneye ubufasha bwihutirwa, maze afasha Mugisha kuriza Ngoroka kuri moto. Nyamara akimugeza kuri moto yahise amuteragura ibyuma mu mugongo, ahita ahunga. Ariko yasanze aho ahungira bamaze kuhashyira bariyeri. Ngoroka mu marembera yashyizwe kuri moto maze ajyanwa kwa muganga, ari naho yashiriyemo umwuka. Yahamagaye bene wabo ababwira kwitegura kuza gufata umurambo we. Mu magambo ye ya nyuma yavuze ko Padiri Aringa yamwishe kubera umugore. Nyuma y'ubwicanyi, Padiri Aringa yahungiye mu rugo rw'inshuti ye, yemera icyaha maze ayisaba kumuhisha. Ariko amakuru yari yamaze gusakara mu baturage ko ashakishwa. Inshuti ye yanze kumucumbikira maze imusaba kwitanga ku bashinzwe umutekano. Abonye ibyanze yagerageje guhunga ariko aza gufatwa ataragera kure maze atabwa muri yombi. Ubushinjacyaha buvuga ko ibimenyetso bimushinja ari byinshi
kandi ko bushingiye ku mashusho ya CCTV kamera. Raporo z'umucamanza, isuzuma ryakozwe nyuma y'urupfu, isuzumwa rya DNA hamwe n'ibindi baganiraga kuri telefone hamwe n'ibindi bimenyetso bigaragara ko uyu mugabo Aringa ariwe wishe Ngoroka. Nyuma yo gusoma ibirego, umucamanza mukuru Stella Maris Ambilis yategetse ko Padiri Aringa akomeza gufungirwa muri gereza ya Kigo mu gihe ategereje ko asomerwa n'urukiko. Izi nkuru zacu zidasanzwe reka tuzikomereze kuri uyu mugabo warashe mugenzi we akamwica amuziza ko yamukuye mu itsinda rya WhatsApp. Ibi bikaba byarabereye mu gihugu cya Pakistan. Inkuru dukesha ikinyamakuru Front Page News ivuga ko ibi byabereye i Peshawar muri Pakistan, aho byatewe n'ubwumvikane buke mu bagize itsinda rya WhatsApp. Umuyobozi w'iryo tsinda Mushtaq Ahmed yarashwe nyuma yo kuvana mu itsinda umwe mu bari barigize witwa Ashfaq Khan. Ubu akaba ari gushakishwa. Ubwicanyi bwakomotse ku makimbirane yabaye mu itsinda rya WhatsApp hagati ya Mushtaq Ahmed na Ashfaq Khan, ubwo batumvikanaga ndetse bagakomeza gutongana cyane babwirana amagambo mabi. Nyuma yo gutongana, Ahmed yahise afata icyemezo cyo kuvana Khan mu itsinda. Uyu Khan yababajwe cyane n'umwanzuro wa Ahmed wo kumukura mu itsinda, aribyo byatumye atekereza kumugirira nabi kugira ngo nawe amwihorereho. Nk'uko byatangajwe na murumuna wa Ahmed, impande zombi zari zemeye guhura kugira ngo bahuze maze baganire ku kibazo bafitanye bityo biyunge mu mahoro. Icyakora igihe bahuraga bivuga ko Khan yaje yitwaje imbunda maze ahita arasa Ahmed bimuviramo guhita apfa. Murumuna wa nyakwigendera kandi yavuze ko amakimbirane y'aba bombi atarakomeye cyane ngo kuko umuryango wari utarabimenya, wabimenye nyuma y'uko ubu bwicanyi bubaye. Iraswa ryabaye ku mugoroba wo kuwa kane Ireje, ni mu gace kari mu nkengero za Peshawar, umurwa mukuru w'intara ya Khyber. Aka gace gafite amateka y'ihohoterwa n'amacakubiri, ariko iki kibazo gisa nk'ikiri hagati y'abantu ku giti cyabo. Nk'uko bigaragara mu nyandiko za polisi, ukekwaho icyaha Ashfaq Khan ari gushakishwa akurikiranyweho kwica Mushtaq Ahmed. Raporo ya polisi yerekana ko abagabo bombi bari mu nzira y'ubwiyunge ubwo ukekwaho icyaha yahitaga arasa mu buryo butunguranye uno mugabo. Nyuma y'ibyabaye, polisi yatangiye iperereza. Umuyobozi wa polisi Abin Khan yemeje ko ikirego cyatanzwe na murumuna wahohotewe ashinja Ashfaq Khan icyaha cyo kurasa no kwica umuvandimwe we. Inkuru zacu zidasanzwe reka tuzikomereze kuri uno musore watawe muri yombi azira gushinga sitasiyo ya polisi ku giti cye. Polisi yo mu mujyi wa Eldore mu gace ka Uasin Gishu yataye muri yombi umusore witwa Collins Leitich w'imyaka 26 wari umaze amezi arenga 6 yarashinze sitasiyo ya polisi mu gace atuyemo nta burenganzira abifitiye. Uyu musore uzwi nka Chepukulei yarasanzwe ari umucuruzi. Yashinze sitasiyo ya polisi mu gace atuyemo hafi y'ishyamba rya Chengero ko ku muhanda wa Resource werekeza Kapusabet. Iyi sitasiyo ya polisi yari imeze neza nk'izikoreshwa na polisi mu gihugu cya Kenya, kuko hariho n'ibirango bya polisi ndetse hari naho bafungira abanyabyaha. Abaturage bo muri aka gace bavuga ko abanyabyaha bafungirwagamo ari abatemaga ibiti bivuye mu ishyamba rya Chengaro mu buryo butemewe n'amategeko. Abaturage ntabwo bigeze bamenya ko iyi sitasiyo ya polisi itemewe n'amategeko. Bavuga ko batunguye bikomeye no gusanga ari impimbano. Ubuyobozi bw'ako gace nabwo ntabwo bwigeze bubimenya kugeza ubwo abayobozi mu nzego z'ibanze bayibonyemo ibimenyetso by'uburiganya maze bahita batangira iperereza. NTV Kenya yanditse ko kuwa 8 Werurwe 2025 abapolisi bo muri sitasiyo ya Kumuyu bahise bakorera dosiye uyu musore. Kugeza ubu inzego z'umutekano ntiziramenya impamvu nyamukuru yatumye uyu Leitich ashinga sitasiyo ya polisi itemewe. Polisi yijeje abaturage ko iperereza rigikomeje kandi ko hagomba gufatwa icyemezo gikwiye. Amakuru yacu reka tuyasoreze kuri uyu mwarimu watawe muri yombi agafungwa iminsi irenga 600 azira kwita umuhungu wihinduje igitsina umuhungu. Umwarimu wo muri Ireland witwa Enoch Bark yafunzwe imyaka isatira 2 kubera gukomeza kwita umunyeshuri w'umuhungu wihinduje igitsina umuhungu, kuko imyemerere ye ariko yabivugaga.
Barke wigishaga amateka n'ikidage mu ishuri ry'ibitaro ryitiriwe Wilson's Hospital School, yatangiye gukurikiranwa mu nkiko guhera mu mwaka wa 2022 ndetse ahagarikwa ku kazi muri uwo mwaka. Gusa ngo we yakomeje kujya ku ishuri bituma ategekwa n'urukiko kutagera kuri icyo kigo. Barke we yakomeje kujyayo ndetse birangira afunzwe imyaka 2 kubera kurenga ku mategeko. Mu mwaka wa 2024 Barke yabwiye Sky News ko we ari umwarimu wigisha abanyeshuri bose ariko bitavuze ko agomba kureka imyizerere ye. Yagize ati, nigisha abanyeshuri bose ariko iyo ntegetswe, iyo mbwiwe ko ntashobora kugira imyizerere yanjye nkemera iyabihinduje ibitsina, uko ni ukubangamira uburenganzira bwanjye. Nubwo Barke yahagaritswe mu kazi, yakomeje kwakira umushahara we mu gihe impamvu zo kwirukanwa zigisuzumwa. Mu mwaka wa 2023 urukiko rwashyizeho ihazabu y'amayero 700 igihe cyose yinjiye mu kigo cya Wilson's Hospital School. Bivuga ko kuva yashyirirwaho iyo hazabu imaze kugera mu mayero 190. Ku ruhande rwa Barke we avuga ko nta kosa yakoze, ahubwo urukiko rutareba ku burenganzira bwe bwo kugira imyizerere ashaka. Njye nitwa The Fresh, komeza ubane n'amakuru yacu. Inkuru zo zitangaje ziba zarabereye mu duce dutandukanye tw'isi uzaza uzibona buri cyumweru.